Yeyo nanone reka nguhe ikaze kuri Joshua TV Rwa, reka nkubwire ngo ikaze nanone ni ku munsi wa kabiri kabisa. Uwitwa Ishimwe Vestina kabisa yakoze isabukuru, ariko ntago byavuzweho rimwe, ntago byaje kuba byavugwaho rimwe na itorero rya ADPR kabisa. Barimo baramujajinga bavuga ibintu byinshi, dore ko uno mukobwa amaze iminsi yarasezeranye umurenge ariko akaba atarabana n'umugabo we kabisa. Ngibisanzwe yaje kuba yakora isabukuru, ariko muri byinshi bigenda bivugwa ngo nuko uyu mukobwa yaje mu isura nshya, kabisa. Hari video yasohotse agenda yishimira isabukuru ye yabaye kabisa, ariko ibintu biri kugenda bivugwa, bavuga yuko Ishimwe Vestine wamamaye cyane mu itsinda aririmbana na murumuna we kabisa witwa Dorcas. Ni ibintu biri kugenda bitungurana. Ese naje kwibaza ndavuga ati ese kuki umuntu atagomba kuba yagira uburenganzira bwiwe kugira ngo basi yishimishe cyangwa abeho ubundi buzima muri rusange. Ishimwe Vestina kabisa yaje kuba yajya muri salo, baza kuba bamukoraho riraka nk'uko mubibona muri misatsi ye myiza. Nawe yaje kubigira icyo baravuga ati uburenganzira n'ubwanjye, icyo ngora ni icyanjye, ariko ADPR yo ntacyo yaje kuba yabitangazaho. Ariko muri rusange ni ibintu biri kugenda bivugwa cyane cyane, bamujajinga bavuga ati gute amaze kuba yasezerana, ese ni ukubera iki yamara gusezerana akaba atangiye kuba yavugwaho byinshi ngo ntabwo ADPR yemera abantu basutse, dore ko uno mukobwa yaje kuba yavuga ati nanjye kuba ndi kucya narisukishije umugabo wanjye murabizi, ni vanga tukaba twakora ubukwe. Ariko hanga ibisanzwe ntabwo abantu benshi babyumvisheho kimwe, dore ko hari na bamwe bagiye batera amakomenti bavuga ati Vestina ntabwo yagakwiye kuba yakora ikintu cyo kuba yasukisha umusatsi. Ese niki wowe waba ubyumvaho, dore ko biri kuvugwa cyane cyane ko uno mukobwa adaheruka no kuba yasubira ku rusengero kuva yasezerana. Ntabwo aheruka kuba yasubira ku rusengero kabisa. Ubu ngubu ari kugenda yitegura umugabo mu minsi tutazi ndetse n'igihe tutaramenya ngo nibwo azaba akoze iki ubukwe, akabasha kuba yajya kubana n'umugabo we basezeranye mu murenge. Ariko imbere y'Imana byo bigitegerejwe muri rusange. Kamera zacu za Joshua TV twazimwerekejeho, ariko yanze kuvuga, aratubwira ati icyo nshaka ni kimwe, umugabo wanjye ibyo ngora arabishigikiye kandi ni nawe wabinegetse. Aravuga ati ngomba kwisukisha ku munsi wanjye w'isabukuru kabisa. Isabukuru yaje kuba ku munsi w'ejo ku itariki ya mbere kabisa y'ukwezi kwa kane, nibwo yaje kuba yakora isabukuru. Ariko ntibyavugwaho rimwe n'abasengamana cyangwa abizeramana mu bagiye bafatanyije umurimo. Ishimwe Vestina kabisa akimara gukora isabukuru baje kwiyakira muri imwe muri hoteli mu mujyi wa Musanze ndetse n'umuryango we. Ariko mw'ibyo byose umugabo yaje kuba yamwandikira ka SMS avuga ati mukore ngunda, mukobwa nkunda. Muri rusange nuko bimeze, ugire isabukuru nziza kandi uze gukurira muri Nyagasani. Nyagasani akomeze akurinde kandi ugire imyiteguro myiza y'ubukwe nk'uko biri kugenda bivugwa muri rusange. Ni Joshua TV kandi bavuga ati ni ibintu bikaze cyane, ariko njye nabonaga nta kirenze kirimo kuba yakwisukisha. Ntabwo ari cyatuma bamujajinga ngo bavuge ati ngo yaciwe, dore ko banamuciye mu itorero rya ADPR. Ishimwe Vestina kabisa niko bimeze, yaje kuba yacibwa mu itorero kubera ko yasukishije imisatsi akaba yayigeza ku kibuno, dore ko ngo kwinyasha ariho imisatsi igeze. Ni Joshua TV, ibuka gukanda kuri subscribe, ni ingenzi cyane. Ciao ciao.